haba hari ikintu wibuka wakoze ubu ngubu wibuka ukise ukarafinga utuka avuga ati wala shit tout simplement merci. Kuki mvuze ngo tout simplement merci ugaseka? Nuko ntekereza ko kitaba ari igisubizo cy'ikibazo nari nkubajije. Bitumye useka. Numbwiye tunshubije nabi. Kubera iki se? Nawe wasetsa ariko. Okay, nasetse kuko nawe wasetsa. Okay. Hari utuntu ko biri kose umuntu baba yaragiye akora. Yabyumva nawe agaseka. Impamvu mvuze ngo tout simplement merci ubwo urabizi. Mvuze tout simplement merci nyine urakoze kumba icyo kibazo. Naye ibyo ngibyo ndumva nta kindi. Kuseka ushaka iki? Ushaka ko ngwiki igisubizo ubundi? Wasubije ikibazo nakubajije. Ntacyo nigeze nkora. Cyaga ni bindi naho ze wakinishaga kera ajya gutsukaho. Ariko ndabwibuka bwari bushimishije ubuzima bungana ikijumba ku muhanda ubuzima ubwa wundi harya ni sinzi umuhanzi nyanumva aririmba ngo umuntu yifunga jumper nanjye nifungaga jumper hasi ukagira Rwandan people, wherever you are, muraho. This is your boy Crezo G. Aha ni kuri Vanti Motivations. Niba utarakora subscribe, kanda hasi gato, kore no kunzogera dukomezanye. Uyu munsi tugiye kujyana ikiganiro sinzi uburyo ndibuze kumwita ariko ni umusore w'umunyarwanda. Umusore w'umunyarwanda, umusore ufite ibyo amaze gukora muri iki gihugu, umusore ufite aho yavuye naho ageze, umusore ushobora kuganiriza abanyarwanda ndetse urubyiruko muri rusange by'umwihariko bakagira icyo bamwigiraho nkuko n'intego yacu kuri Vanti Motivations ari kugira ngo dufashe abantu bose tubahe motivation tubashe kuganira no kungurana ibitekerezo twigire ku bandi bafite ibyo bakoze. Uyu musore rero nta byinshi ndi bumuvugeho mbere yuko mukanya muhikaze akatwibwira muri rusange. Tugiye kugirana ikiganiro kitari buze kuba ari gito cyane, kiri buze kuba kiri mu byiciro bitatu. Turaganira ku buzima bwe bwite nk'umuntu w'umunyarwanda, tuganire kuri carrière cyangwa se ku bijyanye n'akazi akora mu buzima bwa buri munsi, ndetse tuganire no ku bibazo rusange aho dushobora kuza guseka tukishima, aho dushobora kuza kuvana nk'amasomo atandukanye y'ubuzima bwa buri munsi. Murakoze cyane, amaso muyahange kuri Vanti Motivations. Dukomeze n'umutumirwa wacu. Yes, hani kuri Vanti Motivations umutumirwa wacu yahageze akaba yitwa Valens Ntirenganya. Valens Ntirenganya ninde, ni muntu ki? Murakoze cyane. Valens Ntirenganya ni umusore w'imyaka itari myinshi cyane, itari na mikeya cyane. Mu buzima busanzwe kondi byose ndavuga ko nkora iki. Mu buzima busanzwe nkuri akazi nkora bijyanye na technique niza amashanyarazi nabyo nkoramo cyane. Uretse n'ibyo ariko nkaba ndi n'umuyobozi w'umuryango witwa Edified Generation Rwanda. Ndumva ari ibyo ngibyo by'ingenzi abantu bagakwiye kumenya. Ntacyo uratubwira n'ibitari by'ingenzi bindi nabyo ukora abantu. Hari igihe wowe ibyo wita ingenzi abandi ushaka gusanga atari byo bagize ingenzi, ugasanga ibindi tumva ko atari ingenzi abandi babigize ingenzi bikaba byagira icyo bibafasha. Ibitari ingenzi ubwo ntago ari ingenzi ko ndaza kubigira. Murakoze. Valens akiri umwana uramwibuka. Hari Valens wibuka w'umwana nyine hakaba hari ishusho ushobora gukurura. Ndashaka kumbwira kuri Valens w'umwana waba wibuka uburyo yari ameze. Bivuge Valens w'umwana ndamwibuka yari umuntu ushekeje, yari umuntu ushimishije, yari umuntu wikundira ibiryo n'ubu ngubu nubwo bitashize. Ni birebire ariko ndabyibuka nawe bagirwa ubwana bwe byinshi mbamyibuka.
bwana bwari ubuzima nyine bwo mu bwana kandi bwasaga n'ubutoroshye bitewe n'igihe bwari burimo ubuzima bwo muri za 1991 na 2 hafi aho ngaho bwari ubuzima bukakaye cyane ariko ndabwibuka bwari bushimishije ubuzima bungana ikijumba ku muhanda ubuzima bwa wundi harya ni sinzi umuhanzi nyanumva aririmba ngo umuntu yifunga jumper nanjye nifungaga jumper hasi ukagira oya hasi ntabwo nyine habaga huzuye nge habaga huzuye hasi ntabwo wabaga wambaye nk'abakobwa bigatsata oya nagaragaye abakobwa mu gatsata okay Valens umwana rero wikundiraga ibiryo n'ubu ukibikunda nubwo bitamugaragaraho impamvu bitangaragaraho ni ntabwo ugaragara nyine nk'umuntu ugaragara nk'umuntu utarya ntabwo urya iki se ibiryo use wariye nariye okay Valens rero wakundaga ibiryo ko numva ariko ari kiri kwibanda hari umuntu udakunda ibiryo nuko nyine ubwa mbere bambonye umusore donc wiyemerera ko akunda ibiryo basanga ujye unabishyira kuri stati ntibazanakubeshye ikintu cya mbere umuntu wese akunda kibaho ni ibiryo really niba mva umuntu akubwiye ngo aragukunda ariko yagukunda ntiyagukunda atariye nge nari nzi ko ahubwo ikintu cy'ingenzi ari ibiryo ariko wenda umuntu ashaka nkanjye ibiryo ndabizi ko ari ngombwa ariko sikunda kurya okay tubyiyore yes uwo Valens rero w'umwana ari umwana bafite inzozi hari nk'umuntu yifuza kuba we mu buzima Valens w'umwana yifuzaga kuba nde nifuzaga kuba pilote Valens umwana atarajya mu ishuri yifuzaga kuba umupilote utwara indege buri ntarabona umuntu yitwaye ariko nazibonaga ziguruka hejuru hari niyigeze kuza igwa ku kibuga cy'umupira iwacu kera irimo abasirikare ntago nabashije kuyegera ngo nyire gutya ko nari gatoya cyane ariko icyo kintu ndakibuka ko numvise ko indege yaje naranayibonye ica mu kirere numvaga nzatwara indege byanze bikunze yes Valens yari yavukiye he mu Rwanda mu Rwanda ni runini urambaza akarere intara Karongi n'umurenge nibu waba wibuka Karongi umurenge wa Gishyita akagari ubu ngubu kitwa Butare Valens w'Ikarongi ufite inzozi zo kuzaba umupilote nari nzifite kera wari ufite inzozi zo kuzaba umupilote nari ndi kubivuga mu nari nzifite ntaratangira ishuri ndi kubivuga mu ndagihe mpitagihe Valens wari ufite inzozi zo kuzaba umupilote Valens wavukiye Karongi Butare Valens mu buto bwe abantu bari abana bafite utuntu bakunda gukinisha Valens yaba yarafite nk'agakinisho two mu ndimi z'amahanga twita toy nihe toy wakundaga cyane kuba wakinisha ukiri umwana kurumva ntekereza ko niba warumvaga uzatwara indege wenda warasanga warakoraga utudege mu dupapuro cyangwa mu makoma ahantu ntutaka kunyuza mu ijisho toy muri iriya myaka mu gihe cyanjye mpari ndi umwana ibintu by'ibipope byari bigoye kubona igipope mu cyaro kubona igipope ibintu twakinishaga ni bindi nawe uzi wakinishaga kera ajya gutsukaho barakuranye se nibyo bikinisho twagiraga ibyo ngibyo abana benshi baba barabikoze mugenda mugajya ku musozi ahantu hamanuka mugafata umutumba mugatsuka mugafata nk'ibijerekani mukicaramo bagakurugura ariko nkurikije kuri icyo cy'indege nakundaga gukora indege cyane indege nakoraga ariko ni zimwe niba uzi ibintu by'amasaka hagashyiraho amazizi y'imiyenzi hanyuma mukagurutsa indege mukirukanka ibyo nibyo bintu twakundaga gukora nk'abana indege mukirukanka ikibazo ngiye kukubaza kiraza kujyana nanone n'ubuto bwawe n'ababyeyi niba bafite cyangwa niba waba wibuka ibihe by'ubuto bwawe uri kumwe n'ababyeyi wabonaga ababyeyi bawe mu gihe cy'ubuto bwawe bari bameze bate ese ibyo wakoraga byo gukina no gutsuka no gukina n'izo ndege ababyeyi babyakiraga bate wabonaga se bagufasha kuzavamo uwo muntu nyine w'umupilote mu gihe cy'ubuto bwawe urakoze wenda kuga amahirwe make nuko ababyeyi batigeze babibona njye nakoraga byose nta wigeze abibona ari mama ntago yabibonye ari na papa ntago yabibonye ariko mpamya ko abo twari turi kumwe bandi banderaga
yari imikino nk'iy'abandi bana bose, ntacyo bagombaga gukora kirenze kugira ngo bakwereke ko bagushyigikiye, kuko nayo ntaranatangira n'ishuri ntabwo bari kumbwira ngo genda ubyige, ariko nk'imikino y'ahandi bana bose bakoraga nuko babifataga nyine nk'imikino nk'iy'abandi bana, nta bindi birenze. Yes, Valens ubu ngubu umuyobozi w'umuryango wa Five Generation Rwanda, akaba ari umutekinisiye mu kigo cy'amashanyarazi, yaba yaratangira amashuri he? Amashuri donc dusangiza urugendo rwawe rw'amashuri. Primaire nayize kuri école primaire Hanika, apana Hanika y'Icyangugu, Hanika yaho navukiye ya Gikarongi. Yego. Hanyuma tronc nyikomereza mu karere ka Rutsiro kuri Collège Evangelique de la Paix, niko yitwaga icyo gihe, sinzi niba ari kucyitwa, naje kuhava yitwa Collège de la Paix Rutsiro. Hanyuma mpava nkomeza muri cycle supérieur muri Eto Nyamata, ubungubu yitwa Nyamata TSS. Mva muri Eto Nyamata njya muri IPRC Kigali, ari naho naboneye degree ya A1 Advanced Diploma, ariyo mfite kugeza ubu ngubu mu mashanyarazi. Ntabwo ndi bwite na mu mashuri abanza, ayisumbuye cyangwa kaminuza, ariko ndashaka Valens atubwire eske hari amasomo abiri ubundi mu ishuri, hari ibintu bibiri mu ishuri ukuntu, hari amasomo abiri, hari iryo gukunda unatsinda, hari n'iryo gukunda ariko utsindwa. Akenshi iryo ukunda utsindwa birangira uryanze, kubera ko ni ikintu utagitsinda birangira ucyanze, sibyo? Amasomo wakundaga kandi utsinda yari aya? Amasomo nakundaga kandi nsinda, wavuze utitaye ku aho twabaga turi muri kaminuza cyangwa mu ki? Muri secondaire, muri kaminuza nakundaga isomo twita muri secondaire nakundaga isomo twitaga electrotechnique. Electrotechnique ni isomo twigaga yabaga ari ibintu by'imibare itari myinshi, ariko nanone riri muri field y'amashanyarazi cyane. Hanyuma isomo nakundaga ariko ntsindwa rero nanone biracyambabaza cyane bita imibare. Imibare narayikundaga numvaga nyishaka, ariko najyaga nyitsinda hahandi uvuga ati kubw'amahirwe ni ntombore mbone moitié, nuko nayigaga imibare, nuko byarangiye nyine. Iyo mibare yagutsindaga wakoraga izihe effort kugira ngo urebe kuyimenya? Effort hari ukuntu bavuga ngo buri mu bugizemo ko ntakaba atagize. Ndigaga ariko bikanga nkatsindwa. Ntabwo natsindwaga cyane kubera ko njye ngira n'amahirwe ko nize ndi umuhanga. Tumva kuva mu mwaka kuva muri troncome ni umwanya wa kenshi nabaye abari nk'umwanya wa kabiri kurinda ndangiza kaminuza. Bivuze ngo nubwo natsindwaga yandi imibare ayandi nayatsindaga ku kigero gishimishije. Wasanga ari nka kwakunda abantu b'abahanga yo wabonaga amanota 60 umvuga ko watsinzwe. Reka mbone 70 samarira ureba hana ari bugere. No kuvuga ngo isomo ryatsindaga ntago ryatsindaga cyane. Niryo natsindaga wasangaga nditsinda cyane. Yari byo byatumye nyine mbasha kugera aho ngeze ubu. Kuko ndabyibukana tunasoza secondaire mu mashanyarazi mu ishuri nigagamo, ninjye wabonye bourse yindi bitanga bourse ya leta. Ninjye mu ishuri ninjye wari wayibonye, abandi bajyaga babona za bourse zindi zikurikiye, za farge, za gutyo. Ariko yes, kuri Vanti Motivations rero turaganira kugira ngo dufashe urubyiruko ruri hariya. Hari abana batarabubyiruko bakiri mu mashuri, wenda bazagira amahirwe yo kumva ikiganiro cyangwa bari buze kuza kucyureba, cyane ko n'abana benshi muri Kigali batari kwiga, nabiga bakoresha ikoranabuhanga bakabigeraho. Duhe nka hint cyangwa se tips eshanu umunyeshuri uri mu ishuri muri secondaire cyangwa primaire ya kaminuza kuko wabiguzemo ashobora gukoresha kugira ngo atsinde neza. Tip ya mbere, abankurikiye abanyeshuri cyangwa se n'abandi bakeneye kubyumva, niba uri mu ishuri menya ko wagiye kwiga. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya. Numara kumenya ko wagiye kwiga, ntiwite ngo nagiye kwiga iki, ahubwo ukurikira amasomo yose baguhereza. Icya kabiri, fata umwanya wawe nyine ukora icyakujyanye wiga. Kumenya ko wagiye kwiga no kubikora ni ibintu bibiri bitandukanye. Urabizi kuri ku ishuri nyine urabizi ko wagiye kwiga, ariko kumenya kubikora kavuga ngo nagiye kwiga, ariko noneho
ndi no kwiga ni ibintu bibiri bitandukanye. Noneho niba waragiye kwiga iga ukurikira ibyakujyanye, ugire discipline mu ishuri, wubaha abarezi bawe, wubahe abo mubana, wubahe ibikoresho byawe n'ibya bagenzi bawe n'iby'ishuri byose muri rusange. Icya gatatu, wiyiteho ubwawe. Kwiyitaho mvuga ntabwo ari ukuvuga ngo reka kwitaho, abenshi iyo uvuze kwitaho wumva nimakiye ndya ibyiryo byinshi. Oya, kwitaho ni ukwiha umwanya. Niba mvuze ngo uzige, ntabwo mvuze ngo uzige uhere mu gitondo wiga ugeze nimugoroba wiga, mu buriri buri n'ikayi, muri toilette n'ikayi. Oya, ibyo ngibyo bizananiza ubwonko bwawe, bitume na ya ntego wihaye uvuga ngo uje kwiga utayigeraho. Ahubwo kwiha umwanya mvuga no kuvuga ngo shyiraho umurongo ugenderaho ibikorwa uri bukore. Uyu munsi ku manywa ndiga biology, igihe iki niki niga imibare, igihe iki niki niga isomo riniri, igihe iki niki. Bitavuze ngo cyagiye wihaye ushobora kudashobora kugihindura bitewe n'ukuntu wumva muri wowe mu mubiri umeze. Numvuga ati ndiga biology saa 6 kandi saa 5:50 kumva uri umutwe uri kukurya umeze nabi, ntabwo uzajya kwihamba mu ikayi kugira ngo ya ntego yigereho. Ubwo ni ukuvuga ngo kwiga ugomba kwifatanya no kwiyitaho. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu ni ugushaka nyine umwanya wo kurelaxa, wo kuruhuka. Ntuhere mu masomo gusa ngo wumve ngo nicyo kintu cyakuzanye ngo ugomba kwiga cyane gusa. Ugomba kugira n'umwanya wo kurelaxa kandi ukagira n'umwanya wo kuganira na bagenzi bawe. Hari abantu ku ishuri babaho ukabona ubuzima arimo ku ishuri niwe n'ikayi, niwe n'ikayi n'ibiryo. Nibagiwe ibiryo. Yarahindutse gakaye. Hari abantu twiganaga cyangwa se ukumva baravuga ngo uyu muntu yatumwe n'akarere. Kuba kuvuga ko yatumwe n'akarere ni ukuvuga ngo yari wowe n'ikayi. Wowe n'ikayi n'ibiryo. Urumva? Kubera ko kurya byo abanyeshuri abizi ko abenshi bakunda ibiryo. Cyane ko nawe kibikunda. No. Nta muntu udakunda ibiryo Crezo. Kari kacitse. Okay. Nongere kubyibagirwa. Wari bambajije 5 ndumva amaze kubivuga byose. Okay. Ibyo ngibyo kugira ngo bigerweho tugiramo habamo intervention cyangwa se intervention ni biki, donc habaho uruhare rw'abandi bantu, structure nziza y'ikigo, ubuyobozi bwiza bw'ikigo, hakazamo n'abarezi. Dukururira ishusho y'umurezi mwiza kuri wowe mu gihe cyawe uri mu ishuri ry'abagameze. Umurezi mwiza ikiza nuko ntago nigeze mbona umurezi mubi. Kuva natangira kwiga ntabwo nigeze mbona umurezi mubi. Umurezi mwiza ni wawe nkuko navuze ngo umunyeshuri amenya ko yaje kwiga. Umurezi mwiza namenya ko yaje kurera. Sibyo? Kandi kurera bigira ibyiciro byinshi bitandukanye. Hari ukurerera mu rugo, wa muco umwana aterezwa mu rugo, ariko niyo bamukuzaniye ku ishuri hari haba hameze nko mu rugo. Nkuko umuntu aba mu rugo abana n'umuryango, umupapa, umumama, abavandimwe, abashyitsi baza kubasura, no ku ishuri niko biba bimeze. Bivuze ngo uburere uriya murezi wo ku ishuri agomba guha umwana buba bugomba no kuruta bugakura mu rugo, kubera ko arafata bumwe bwo mu rugo nibyo arabumuha nk'umurezi nk'umubyeyi, ariko amwongereho na bwa bumenyi buzatuma agira icyo azimarira mu myaka iri imbere. Burya umwarimu ahanini ni uremamo umuntu icyo azaba. Waba perezida, waba uri wa muntu utwara indege nk'uko nabyifuzaga, waba uri umuhanzi, icyo waba uri cyo cyose, umwarimu wakwigishije niwe uba warakikuremyemo. Yego. Ariko kuba yarakikuremyemo nawe warabigizemo uruhare. Umwana wize atumvira umwarimu, atumva icyo amubwira, atita ku masomo ye, uwo mwana akazavamo mayibobo cyangwa se akavamo undi muntu, ntago azabiryoza umwarimu ngo iki kubera ko nigishwe n'uriya mwarimu niho twingera kuri ibi. Kuko hari n'abigisha babaye ba perezida kubera ko bamwumviye bakamenya icyabazanye bakagikurikiza. Niyo mpamvu bavuyemo icyo babaye cyo. Nawe niba waravuyemo umuntu wa mayibobo cyangwa se w'igisambo, ntago ari mwarimu waje kubwira ngo bigisambo, ahubwo nuko utabashije kumva ibyo yakwigishije. Hanyuma rero umurezi mwiza ni wa wundi nanone umenya yuko ari kurera, akamenya n'uburere ahereza abo arera. Uze mayibobo nibuka pastor byacu iminsi beruka kwigisha, wowe musore uri mu rugo utarashaka uri mayibobo pastor. Wenda uretse ko icyo cyiciro ngewe nse wambonye
ndaza kuhagera ndenda kukirenga ntabwo ndakirenga neza ubu mba ndi kwitoza so bivuze ngo ntabwo ukiri mayibobo oya nta nubwo nigeze mba mayibobo kandi ngo basore badafite abagore n'abagore badafite abagabo ni mayibobo none se urabyemera ko ari byo ntabwo ari byo anyway ugeze utubwira ko uri umuyobozi w'umuryango witwa Edify Generation Rwanda so yo numvise general edified to edify akazamo na generation ibyo ari byo byose aba ari nko kuzana impinduka nziza mu rubyiruko rw'ahazaza cyangwa se mu zindi generation zizaza niko bimeze kugira hazeho impinduka nziza rero umuntu abe muzima w'umuntu nuko agomba kuba yahawe uburezi n'uburere buzima uburezi ku ishuri n'uburere mu muryango reka twibande ku burezi uvuze ko abarimu bakwigishaga donc nta mwarimu wabigize mubi bari beza kuri wowe ukurikije ko ubona ubuzima bwa mwarimu cyangwa se ukareba n'intego muba mufite kuri Edify Generation nk'abantu bashaka nyine codifying the future generation cyangwa se the generation of today I don't know mubona nta buvugizi mukwiye gukorera mwarimu mushingiye ku buzima bwe n'imibereho ye ndetse n'ishimwe riza rishyigikira imirimo aba yakoze mubibona mute nkawe nk'umuntu reka tuvuge nka Valens kubera icyo uvuze mwarimu icyo nicyo kubera icyo mbajije mwarimu so impamvu mubajije mwarimu nuko cyangwa uri umwarimu mbona neza uburezi nubwo nta ariko ndi na mwarimu by the way ndi mwarimu icyo ni kimwe nkunda abarimu kandi abarimu nibo baturerera igihugu ugeze uvuga ngo ushobora kwigisha umwana akaba perezida so can you imagine umuntu wigisha umwana akaba perezida ariko kandi nkanagendera ku mushahara abarimu bahabwa kuko nanjye nabaye umwarimu usanga imbaraga watakaje ntibihura tukagenda no ku kibazo ngubu cyiza kireme ry'uburezi bavuga ngo mwarimu ntabwo ahembwa neza nibyo bituma uburezi butagira ireme kubera ko ahembwa make ntabyiteho so niyo mpamvu mbibajije bo urakoze wenda nibyo koko umwarimu afite agaciro kanini afite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu kuko igihe uzabona igihugu gitera imbere zaba Amerika yaba ibindi bihugu bikomeye abarusiya abashinwa n'abandi mpamya ko akenshi kugira ngo buriya buhanga bugerwaho bituruka ku mwarimu uba warigishije wabikoze cyo ni icyambere hanyuma tuje nko mu Rwanda tubona abarimu ko bafatwa ntago abarimu bafatwa nabi cyo nicyo navuga ntago nabyita ko ari nabi kubera ko njya mbona leta igerageza gukora ibishoboka umushahara ni mukeya bararekarama ariko nibyo birumvikana ukurikije umushahara bahabwa n'akazi bakora tutitaye no ku kazi ni muke muri rusange uko bigaragara tutitaye ngo nuko bigisha abantu ariko n'umushahara bwawe ni muke ukurikije n'ubuzima n'uburyo bw'imibereho igihugu kiba gifite ni mukeya uvuze ngo ubuvugizi ni ukubivuga nkanjye ntabwo mbivuga nka Edify Generation Rwanda kubera ko yego kubivuga nkanjye ubuvugizi nabakorera nta kindi uretse gusaba leta ko yongera kubatekerezaho kabiri ariko uretse na leta hari n'imiryango yindi nterankunga ifasha mu burezi gushobora kuvuga uti reka twinvestinge mu burezi two investinga mu kubaka amashuri gusa ahubwo twinvestinge no guteza mwarimu imbere tumugenera ubushobozi usumbye ubwo yari afite kugira ngo na ya motivation iboneke umwarimu ukora akazi k'ubwarimu agakora gakunze umwarimu wigisha gakore yumva bikunze atazakubwira ngo rimwe guteranyaho kabiri ngo ni 12 ngavuga ati bifate gutyo mpaka kugeza umushahara wiyongereye ahubwo n'ubyica ukavuga ngo rimwe guteranyaho kabiri ni 12 akubwire ngo hoya rimwe guteranyaho kabiri ni 3 anabikwereke yumva yishimye akazi ari gukora ndumva ari icyo nabivugaho imiryango itandukanye yita ku burezi cyangwa se niyo bitita ku burezi ariko ushobora kubujyamo ikavuga tuti hari ahantu hari icyuho none dushobora kubateza imbere gute reka tubafashe kugira ngo bave ku rugero rumwe bagere ku rundi twizere ko muri Edify hazabonekamo project propose ijyanye n'ibi byose birashoboka yes twongere tugaruke twebwe ntago navuga ngo yenda ngo
dufata abarimu ngo tuvuge ngo tubatera inkunga mu buryo runaka, ariko kubakomangira kuko hari aho mugera abarimu badashobora kugera. Akenshi njye mvuze n'ikibazo cyane umuntu ashaka kutacyumva, ariko hari undi muntu wabonye ko mfite ikibazo akibutsa abo biragagata, ariko uriya muntu afite ikibazo mwamwitaho. Ibyo birumvikana. Nanabwira imiryango itandukanye, yaba iya leta, yaba imiryango mpuzamahanga, ibona ko hari icyuho icyo ari cyo cyose mu burezi, ko icyo ishoboye gukora yagikora. Icyo mushoboye gukora mwagikora, mugateza imbere uburezi, mugateza imbere mwarimu, cyane cyane kubera ko akazi mwarimu akora karakomeye kandi umusaruro atanga buri wese arawubona. Ni ubuvugizi nabakoreraga kandi buri wese ashobora kubitekerezaho akumva yuko bishoboka. Cyane cyane. Reka tugaruke inyuma gato n'ubundi twongera twigarukire mu buto bwacu, mu buto bwa Valens Ntirenganya. Ubwo wagenda gukura nihe mikino wakundaga gukina? Cyangwa ku ishuri, mu rugo wambwiye ko wakundaga gutsuka no gukina. Ibingibi muzabikure mu kiganiro. Okay. Tuzabikuramo namba. Namba. Harya namba bivuga iki? Ni nkuko ravuga wemeye ubuhaka. Okay, nta kibazo. Nkuko wavuga nyine ko wemeye ariko ikintu wemeye ariko utagikomeje. So imikino wakundaga gukina haba ku mashuri, haba no mu buzima busanzwe ukiri umwana. Crezo nakinye football rimwe barantega ngo bita umusaya hasi kuva icyo gihe sinongeye. Yo mpamvu hengamye uruhande gushyira hega. Umusaya kubera ko naguye hasi se. Umusaya w'imoso urahengamye. Oya, ntago hengamye. Nta mukino nigeze nkina ngo mvuge ngo uyu mukino ndawukunda ndawukina cyane. Ni ya mikino y'abana twakinaga, kwirukanka, gukina gati, gukina karere. Ariko byarangiriye aho, nta mukino nigeze nkomeza ngo mvuge ngo ndakina basket, ndakina football. Yes. Hanyuma se uko wagenda ugimbuka nyine umusore w'ingimbi yarigenda ihura n'abandi bantu mukamwa mu kigani, ni iki mwakoraga kugira ngo muhavinge fan cyangwa se mwumve mwishimishije tukiri abana bato? Uranyibukije we. Twararwanaga. Iyo twashaka kwishima ubundi twararwanaga. Cyo kintu nibuka, twakundaga kurwana kuko twabaga dufite naho rero yo kurwana. Nagaruko twabaga twanganye cyangwa se iyo rero bagipazite. Ntago nabyibuka neza ngo mvuge ngo uyu munsi ngo twabaga turi bukora iki sayini, ariko iyo twabonaga umwanya, my friend, kubera ko twakundaga kuvoma ku Kivu, kabaga dufite amasaha yo bavuga ati ndajya kwiga nyuma ya saa sita, nka saa yine twakundaga kujya kuvoma kugira ngo unakarabire mu Kivu uzamuka kubitamwe imyenda ujya kwiga. So akenshi wasangaga dufite udutimu, kavuga ejo Valens azarwana na Samuel, nituva kuvoma twagiraga ahantu tugatereka ubundi tukajya mu mitsi. Wajyaga gukubita? Iyo nibuka nuko ari njye umuntu wagiraga ubwoba. Abantu bose nabonaga ubundi bafite imbaraga kundusha. Icyo icyo gihe najyaga nkunda kugira imbaraga nkeya. Najyaga dukomeze ikiganiro cyangwa twasoje? Nyibukije tukiri bato. Twaya tugenda tukajya mu rugo akagutuma kuvoma nka saa 5 mukajya mu kibuga mukarwana. Kageza amazi mu rugo saa 2 z'ijoro. Ndumva ibyo ngibyo atari njye wabikoze njyenyine. Akajyaho bakadiha. No kuvuga ngo ndibutse binera gahinda. Narakubitwaga. Nakubita umuntu bakunda bakajya kundega. No mgiye wanderaga yagiraga ikisure cyane, ntago yakundaga abana bagira amahane. Nakubiswe inkoni zo kurwana, byatumye nabyo mbicikaho nyine ncika muri iryo kigare kubera ko nagiraga gukubitwa nkakubitwa turi kurwana. Urumva iyo umwana gukubitaga akagukomeretsa akagutera akanyonjo hano, wagiraga mu rugo kubaza icyo wabaye.
ukajya ku yindi nkoni rero sasa nabo bakagukubita double. so numva byari bihuye n'ikibazo kindi cyakurikira ko nanjye kubaza ibihe byawe biri embarrassing warigeze ugira mu bwana bwawe ariko ndumva bya bitatandukanye n'ibyo ntabwo ari ibyo ngibyo gusa ariko ibindi biri embarrassing umuntu aba yaragiye ahura nabyo nkuko gukubitwa kubumva wari umunyantege nkeya. Ikindi nakubwiye ko n'ubuza abyeyi nkiri muto uko biri kose umuntu ahura n'ibihe byinshi bibishye ko aho waraye none se bariho urare ejo aho wiriye none se bariho wirirwe ejo mbese ukabara ubukeye nubwo uba utazi ibyo urimo ntabwo ubuzi ibyo urimo ugera ahantu bakakwakira ukaryama ejo ukajya ahandi ntabwo nta kintu uba witayeho iyo uri umwana ariko ndumva ari ubwo buzima ari ibyo nta bintu bikakaye cyane kuko nagize amahirwe mpura n'umuryango narewemo nyitaho titaye ko batambyaye kaba ariko mbivuga ariko ntacyo nabuze nta nubwo nigeze mbaho mu buzima bubi cyane bwatuma mvuga ngo ni ibintu bikaze. Yes. Ihangane. Ni benshi bafite ibyo bibazo ariko ababo noneho ngiye niba nanjye mba ndi kuvuga nti nabayeho neza nyuma yo kugira yo guhura nabyo ariko hari n'abakomeza kuba ubuzima bubi. Yeah, sure. Nkaho ba waravuye iyo bigo ndakubeshyira se hari umuntu uzi wavuye iyo bigo se Samuel Habimana Crezo G yakoze anyway uri mu ishuri ugeze utubwira ngo hari abanyeshuri bari bameze nk'abatumwe n'akarere basanga ubuzima bwabo ari ikayi kurya n'ibindi wowe wari umeze uti wari umunyeshuri umeze uti ni gute nanjye nari umunyeshuri waje kwiga nta kindi nzi ko yaje kwiga tu ariko ikindi bajyaga reka tubitaruke ntabwo ndi bubivuge. Nicyo kibazo gikurikiyeho ko ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo ni ikihe kintu kigayitse cyangwa kibi waba warigeze ukora ukiri umunyeshuri kigayitse. Nta kintu kigayitse nakoze ibyo nakoraga byose kuko ikintu kigayitse waba warakoze ni ikintu wakoze ukakicuza kubera iki kintu gikoze. So kubwanjye numva nta kintu kigayitse naba narakoze. Ikintu wakoze kitagomba gukorwa muri ubwo buryo kugira ngo ufashe mugenzi wawe tuje ko gikoze kitagomba gukorwa muri ubwo buryo wenda ugamije kwifasha no gufasha mugenzi wawe. Reka tukigira ibanga kino kintu kugira ngo abanabikoreye batanyumva bakazabinyishyura ariko ni bwa buzima nakubwiye ko kuri Vanti Motivation ni bwa buzima ni bwa gufasha n'abandi bantu juste no kugira dufashe n'urubyiruko rugenzi rwacu hariya ni bwa buzima umuntu wese yacagamo. Sinabwe se ko bivuge kankongorere kuraho mikoro nabwiye ko nakundaga ibiryo yakundaga ibiryo ari nako muzagakuremo no kuvuga ngo hari ukuntu twajyaga refectoire yabagira nka hano gikoni kiri nko muri metero nka 20 cyangwa 30 bigasaba ko kugira ngo ibiryo bigere y'abanyeshuri bajya kubiterura urabyumva. Yes. None yagiraga amahirwe ukaba natare ri hagati icyo kibuga ariko nateruraga akabasugaca ku ruhande ukagenda ukaza ukakarya kamarase cyangwa mwaga mufite abandi ko biri kose abaga ufite inshuti zawe nk'ibigare mugakata nyine mukaza kubisangira mwenyine. So ariko icyo kintu bari nyine nabikoraga tukabaga dufite nyine n'itimu yo kubikora rimwe na rimwe n'undi wese udukurikiye ujye ukora ibi bintu please ntago ari ibintu byiza kubera ko icyo gihe habagamo riske zo gutuma bagenzi bawe batarya batabona ibyo kurya cyangwa se banabona ko bigoranye basubiye mu gikoni gushakisha kandi wabinyereje. Icyo kintu nicyo numva kintu naba narakoze mu buryo kitagomba gukorwamo. Ikindi ni amakosa akorwa n'abanyeshuri bose gutoroka guca inzira. Hari ukuntu twakora gutuyira twitangwa na state twitaga state ukaba ufite inzira yawe ucamo n'abagenzi bawe itazwi n'abandi bantu benshi kugira ngo ujye mubona mutorokera mujye guciringa hanze kuyavinga fan. Yes, tumva ari ibyo. Valens urakoze. Valens uri muri relationship ufite umukunzi ntabwo se uretse ko nyine sinzi umuntu nigeze numva avuga ngo nuko ari kuvuga nk'ibivuga mu ijambo ry'Imana ngo nuko Yesu ngo arababwira impeta
kanyihishe ngo nuko ngo Yesu ngo arababwira ngo ariko murakabije ngo Yesu ati ntakabyase ngo mureke dutwike ngo n'ubundi nta bukwe tuzakora corona covid-19 yanyiciye ubukwe. Really? Okay, yeah. Nafite ubukwe ku itariki 26 z'ukwa 12. Corona ibijemo burahagarara nyine dutegereje nk'abandi bose. Ibintu bisubira mu buryo bivuze kumbaza ko ndi muri relationship maze kukubwira ibyo ngibyo ni nko kubaza ngo mbese mwisira ngo jusara. Ikibazo cya kabiri Gikurikire cya follow up question icyo ngicyo. Ni good try to describing a girlfriend wawe. Batazamuntwara. Nago iki kibazo mbajije nago namenye badukurikiye target bafite cyangwa niba nabagutumye. Okay. Kuvugira girlfriend wanjye cyangwa se fiance wanjye. Icyambere nuko ni umukobwa mwiza. Cya kabiri ni umukobwa ugira urukundo, ukunda fiance we. Cyangwa se future husband we, cyangwa se umugabo uko nabyita kose. Cya gatatu ni umukobwa uri class wiyubaha akaniyubahisha. Ibyo ni nabyo bimugira special kuri wowe. Yeah. Waba wibuka your first date? How was your first date? My God. How can you describe it? Umunsi wa mbere duhura. Umunsi wa mbere duhura ndabyibuka cyane. Ntago nibuka itariki ariko ntabyumve kuko bitariki arayibuka. Yumvise ntayibuka. Ikiganiro tuzakira. Naka mugakuremo. Tuzakidatinga ntakibone. Tariki ntago nyibuka. Ariko ndabyibuka hari muri 2012. Ya, nibwo twahuye bwa mbere duhurira iwabo. Namusanze iwabo. Ngo nari ngiye kumara iki? Ya, namusanze iwabo nari ndi mu kazi bisanzwe. Ibyo by'amashanyarazi nyine watubwiraga? Ya, nari ndi muri secondary kwa kundi umuntu abanyana atera uturaka. Njya gutera karaki iwabo. Bampa amafaranga ndataha nyine. Ndumva ari uko twamenyanye nyine na relationship iza kuzamo. Uwo munsi muhura hari feelings wabarigeze ugira, hari icyo wumvise kidasanzwe muri wowe? Biratangaje yenda ndamutse mbivuze ariko kumva ko wahuye n'umuntu bwa mbere yenda ukamukunda ukumva uramukunze niko byagenze. Ku munsi wa mbere duhura ndumva aribwo nanumubwiye ko namukunze. Really? Yeah. Okay. Ku munsi wa mbere duhura ndumva ye nabwo namubwiye ko mukunda. Ni iki kintu kidasanzwe uwo munsi waba wibuka uretse kuba waramubonye ukamwishimira ukabumva? Ayiwe twasangiye agakoma. Asangiye agakoma. Cyo kintu cya mbere ntazibagirwa. Ubu se kiracyabahuza? Kiracyari ikintu kibahuza urumvise? Nese urumva ko kidakwiye kujya muri mize. Nitwubaka mize tuzashyiramo igikoma. Ya mwana wanyu muzamwita gakoma. No. Hano ariko harashyushye cyane. Urumva nyine studio yacu nuko bimeze. So hari ibintu umuntu aba atakwibagirwa biba bishimishije bisekeje yumva ari ibintu agomba guhora yibuka. Nkuko nabandi bagira icyo bahuriraho arabahura kuri 20 arabaho agakoma nari nakavuze nabi ni 20 kahuriye kuri 20 nakave haraba kubera ko bavuga ngo nta mugabo nk'igikoma yari umugabo ugiye gukanga bagahindurira izina bakakita 20 yabahurira ku biryo barahura ku bindi mu kazi natwe nuko twahuye. Ntabwo nshaka kumbwira ari iki cyabaye ariko ndashaka ufata amasegonda 10 ugaragaze feelings wari ufite igihe muri relationship yawe bitari bimeze neza. Nkuko umuntu wese ufite ikibazo muri relationship bigenda nanjye niko nabaga meze. Nabaga numva mbabaye. How was your facial expression? Can you show the public? Crezo G. My facial uko mwisura njyaga bigaragara ndi mu gahinda ko nababaye. Niyo ambwira ngo nama miliyoni mbikore nago nabishobora kubera ko ubuzima bwanjye no guseka nkunda guseka cyane. Wewe wisekera. Ariko ntabwo nasekaga. Crezo nabaga mbabaye. Ngubu
ndayigaragaje facial expression yanjye icyo byarakubabaje muri make? byarambabaje okay, nabaga mbabaye nyine kwa kundi wumva ukiheba nyine kwa nta bindi. Yes, ihangane ndabona n'amaso yatukuye. Nukubera izuba. Anyway, ufite fiancé, ufite girlfriend, ufite madame à devenir, ariko ntago bibuza ko ukiri umusore mwiza, ufite akazi, ufite ibyo akora, bibogare sha akabogare, wakoze ibyo watereye ibyuma nta cyuma watereye ibyuma by'amafoke. Okay, aho sava. Ni iki kintu umukobwa ashobora gukora kugira ngo akurure attracting, akurure attention yawe? Ashobora gukora donc nk'igihe uhura n'abakobwa sinzi niba bikubaho, umukobwa akurura attention yawe akaguseducinga, donc regardless yo kuba ufite undi muntu ariko kumva n'umukobwa akurura attention yawe kandi ufite n'undi muntu kumva. So umukobwa ushobora akurura attention yawe yaba ameze ate? Yaba ameze nka Ingabire. Ingabire Marie Makire, Ingabire Geraldine. Utambaje ngo ninde? Okay, ni fiancé wanje nta wundi. Kuba mvuze Marie Makire kuko ari mu Ingabire gushyamamara uhari. Ntukavuga ko atari we, ukavuga Geraldine nabwo niwe. Uvuga indimi zingahe? Mvuga ururimi rumwe rw'ikinyarwanda, ariko hari n'izindi nabashije kwigaho gakeya, Cyongereza, Gifaransa, nyine zimwe twiga mu ishuri ariko ntago bavuze, ntago nzivuga kwa. Yes. Nshobora kuzikoresha rimwe na rimwe ariko ntago nyine ururimi mvuga ni kavukire rw'ikinyarwanda. Ubaye ufite ubushobozi bwo guhindura amazina yawe, bayahindura? No. Kubera iki? Ntago nahindura amazina yanjye. Icyambere nuko amazina yanjye n'amazina ababyeyi banyise, no, ariko ndabyibutse hari ryo nahinduye ariko ntago ari njye warihinduye. Valens, izina Valens ntago ari njye warihinduye ariko ryarahindutse. Izina Valens ni izina niswe n'ababyeyi bambyaye, ariko izina Ntirenganya ni izina niswe n'umubyeyi wandeze. Bivuze ngo iryo ababyeyi bampaye nkivuka ntago ari ryo nitwa ry'inyarwanda. Urarizi? Ndarizi ariko ntago ndi burivuge. Uraza kurimbwira off mic? Off mic ndari kubwira. Oya ariko ntago ndi burivuge, tutazagera hano karyandikamo. Urarimbwira. Anyway, ikiganiro cyacu cyari iki ni cya mbere cy'ikiganiro cyari cyo kumenya Valens ninde, ubuzima busanzwe, amashuri n'ibiki. Tugiye kwinjira muri carrière. Okay. Ntegura iki kiganiro nagomba kwibanda kuri carrière zawe mu byiciro bitatu. Hari icyiciro cy'umutekinisiye mu byo ukora by'amashanyarazi, hari icyiciro sutse. Yes, karahaba. Karahaba. Iki rero cyari igice cya mbere cyo kumenya Valens, ubuzima bwe bwite, personal life. Tugiye kwinjira muri carrière. Mvuga carrière, hari ibyo tubwiye ukora nka Valens umutekinisiye muri reggae ni UCL simbizi. Anubwo banishyuye Muhamariza. Mariza uhora nabo munsi ku munsi. Badahari ntago waba uri gukoresha ino kamera cyangwa iyi mic. Hari murakoze cyane rege turabashimiye. Hari Valens wo muri Age5 Generation Rwanda, hakaba na Valens w'umushabitsi mu bundi buryo. Valens rimwe nkabona Sindi Muto, nkabona akoze indirimbo yitwa Sindi Muto n'ibindi. Valens rimwe nkabona ari gukora ibiganiro by'ama inspiration kuri mu content creator kuri YouTube n'ibindi. So nibyo rero ndibwifuze ko turi buze kuganira. Valens watubwiye ko yabuze ababyeyi akiri muto. Valens wanyuze muri buriya buzima yatubwiraga nyine tutari bworoshye cyane ariko bukavamo. Valens wize mu ishuri akaba yakora utudega nk'abandi bana, ariko ubu ngubu akaba ari umuntu w'umugabo nubwo covid yamwiciye ubukwe. Yes. Valens nireba ngakoresheje kugira ngo aka kanya bari Valens ufite ibigwi turi kuganiraho. Okay, murakoze. Cyambere nuko nkuko nabikubwiye byose bitangirira ku ntebe y'ishuri. Yego. Niba byose bitangirira ku ntebe y'ishuri kandi nkaba navuze ngo kujya ku ishuri ni kimwe,
kumenya icyo wagiye gukorayo n'ikindi no kugikora ubwabyo n'ikindi, ibintu bitatu. Iyo ubashije guhuza ibyo bintu uko ari bitatu, kuba wagiye ku ishuri, kumenya icyo wagiye gukorayo no kugikora, niyo ntangiriro y'ibintu byose ushobora kuzageraho mu buzima, byaba byiza cyangwa se byaba bibi. Bivuze ngo ibanga nta kindi, kumenya icyo uri gukora ukanamenya neza kuri kugikora. Njye nibyo bintu by'ingenzi byamfashije kugira ngo mbe ndi Valens uri aha ngaha, Valens w'umutekinisien mu mashanyarazi, Valens w'umuyobozi wa Edified Generation Rwanda, Valens w'umucabizi nk'uko wabivuze, ushobora kumbana mu tuntu twinshi dutandukanye. Hari n'igihe bingora kuvuga icyo nkora, duhuye ukambaza ngo ukora iki, hari igihe nshobora kuguhitamo nkubwira ngo nkora iki bishobora kungora. Bisaba nyine ngo mbaze nkubwire ngo muri ibi nibi, muri ibi nibi, muri ibi nibi, kubera ko mba nshobora kujya mu tuntu twinshi, kwiyadabuta mu tuntu dutandukanye. Ibanga nta rindi rero, ni ukumenya icyo ushaka, ukamenya icyo ubura kugira ngo ukibone, ukamenya abo wifashisha kugira ngo ukigereho, kumenya abo wifashisha kugira ngo ukigereho nabyo ntibihagije, ahubwo kumenya n'icyo ubakeneyeho. Yego. Umunsi wawe mwiza mu kazi k'iby'amashanyarazi waba waragize wari umunsi umeze ute? Donc evenement yakubayeho ukavuga ngo aka kazi shout out kuri ibi. Umunsi wanjye mwiza mu kazi, ni igihe cyose nakoze akazi nkabona ko mfite icyo nakoze, icyo gihe wari umunsi mwiza, ntacyo nangije mu kazi kubw'impanuka, nta mpanuka ibaye mu kazi mu bundi buryo, umunsi wanjye mu kazi wari mwiza. Naho umunsi waba waragize mubi, nk'ikintu cyarakubayeho kibi muri ako kazi ni iki? Mu kazi kanjye nkora ntabwo ndahura n'ikintu navuga kibi. Reka dukomeze. Mu kazi ka buri munsi umuntu ashobora guhura n'imbogamizi, challenges cyangwa se défis ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Imbogamizi uhura nazo, turacyari ku mashanyarazi, muri akazi k'amashanyarazi ni izihe? Buri mbogamizi uhura nayo ukora iki kugira ngo uyovakaminge? Murakoze. Imbogamizi, ahanini uretse ko akenshi iyo ufite umukoresha imbogamizi ziba nkeya, bikaba ariko mbyita kubera ko akenshi usanga kugenera buri kimwe cyose ukeneye kugira ngo ukore akazi kawe. Cyo ni cyambere, byanatuma hatinya kuvuga ko nta mbogamizi zidasanzwe nshobora guhura nazo mu kazi, uretse wenda kuba wakora ukananirwa, ariko ibyo ni bisanzwe mu kazi uri gukora. Tumva nta mbogamizi yindi idasanzwe navuga naba mpura nayo ku buryo yatuma mvuga tangira regire ngo mvuge ngo aka kazi kanteje ibibazo. Ikindi, attention umuntu aba agomba kwikora igihe cyose ari mu kazi. Kazi kacu dukora kaba kari riski, bivuze ngo ikintu ukora mu mashanyarazi ugomba kuba uri 100%, ijana ku ijana uzi ko ikintu ugiye gukora ari cyo, kuko niba uri 99.9%, ya 0.1 isigaye ishobora kukwica. Cyo nicyo cya mbere, kugira attention, uretse no mu mashanyarazi kandi no mu kandi kazi kose, waba umukanishi, waba uri kugira gute, nta umenya impanuka ahurira nazo mu kazi. Bivuze ngo no gukora attention mu kazi ko kose uri gukora. Yego. Kazi k'amashanyarazi, mu kandi kazi ushobora kuwukora cyangwa se mu bindi bintu ukora bitandukanye n'akazi mu buryo buri professionnel cyane, hazamo n'ibintu biri artistique. Hari indirimbo ugira yitwa Sindi Muto. Indirimbo Sindi Muto bishatse kuvuga iki ubundi? Mwese utaretse kumbaza ubusa. Kuba muto kuba mukuru ntabwo uzaho bitandukanira. Donc buri wese narabibona ko utari muto wari ushatse kuvuga iki, kuko muri literature tugira sens ebyiri. Dufite sens figuré na sens propre. So uwo rero ushobora kuba warakoresha sens figuré, kuko bigiye kuri sens propre ntabwo uri muto nyine. Ntabwo ndi muto. Ko yibutsa abantu ko utari muto. Ni mu buhanzi, reka mvuge gutyo. Mu buhanzi iyo bushobora kubwira umuntu ngo sindi muto, hari abafata umuntu mugufi bakamugira muto, hari abafata umunanutse akaba muto, hari abafata umuntu mu myaka w'uruhinja cyangwa umwana akaba muto. Kuba muto biratandukanye. Hari ukuba muto mu bitekerezo. Kuvuga ngo sindi muto rero ni inspiration yaje, ni inspiration ijyanye no kutaba muto mu rukundo, akaba ariko mbyita. Umukunzi wawe yakwitaga muto kuko ari nkavuga ngo se kuki utankunda ukanyita muto?
navuze ko ari inspiration cyo nicyo cyambere nta n'uwanyise muto nta nyise muto nta nyise muto ahubwo iyo umuntu w'umuhanzi yagize inspiration yo gukora ikintu runaka ashobora kubisanisha nawe ubwe cyangwa akabisanisha n'ibintu biba muri societe bigaragara sibyo kuvuga ngo sindi muto rero ngewe reka mbisanishe nuko ntago ari njye byabayeho kuvuga ngo umuntu yanyise mutoya ahubwo nuko ari ibintu bishobora kubaho muri societe ushobora gukunda haryo kunda nde nta munyamakuru ngira ngo urabizi ko nta munyamakuru nkunda ingabire waye okay nakanyuzemo attention faites attention okay ushobora gukunda umuntu wowe Crezo G ukakunda umuntu kurusha imyaka yakurusha umwe cyangwa ibiri cyangwa ushobora no kuba uyimurusha ariko yakubona akavuga uriya muntu n'umwana mu mutwe umwana mutekerezo ya muntu twakundana tukubaka akagufata muri iyo sense ariko mu by'ukuri ntago yaje ngo arebe mu mutwe wawe ngo arebe ikintu kirimo yakumva n'ibyo umubwira akavuga ati uriya muntu ibyo arimo arambwira ni ya mikino y'abana nta gahunda afite ntaki birashoboka ariko njye nicyo nashaka kugaragaza nta kindi ko rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa ko ukuramo iyo mindset ufite ukaba wakurikira wa muntu ugushaka gukunda. Hari abantu badukurikiye bakeneye kumva uko melodie y'indirimbo yari imeze ko baririmbira baturirimbira mu segonda make ko maze igihe kinini ntaririmba mwuka byaramwe. Tangira. Abonize. Kiramo beat producer DJ. Kiramo okay. Tangira. Sinumva utangiye kwindirimba. Okay. Ushaka ko ndirimba koze cyangwa ndirimba ko nshaka? Ndirimba ko ushaka kugushimisha. Harimo akavasi kavuga ngo akereka ntangire. Ese kuki utankunduka nyita muto nibura nyigisha uko nagukunda nta wundi nshaka atari wowe be n'umurukundo nzabikwereka sinzigera nkurekura na rimwe umutima wawe uzajya uhora ukumbura ya magambo natwe turirimbo nzajya nkuririmbira winyita muto kuko ndagukunda sindi muto namenye ibyo ukunda sindi muto yaman no tubikora inspiration wagize yes ukurikira ibintu by'umuziki nubwo wenda utabikora cyane rimwe na rimwe twanyuranye bikora for passion nkunda umuziki muri rusange ndawukunda ushaka kumbwire mu byiciro bitatu ngiye kubwira urambwira abantu batatu mu byiciro bitatu muri favorite kuri wowe mu buhanzi nuko abahanzi ba muzika batatu bari favorite kuri wowe nabaye okay si igice ndabyukara harya abamo ufite ibindi byiciro n'icyiciro cya ngiye kuvuga batatu muri rusange ufite kuri hip hop cyangwa se n'ibindi okay za trapish n'ibindi umuhanzi Meddy mu Rwanda Meddy Bruce Melodie ndetse na Quincha Meddy Bruce Melodie ndetse na Quincha ubaye n'uhita umwe muri bo ugabira ibyo utunze byose wabigabira nde ibyo ntunze byose nawe nabigabira nawe ntabyigumanira twagiye mu banyamakuru b'imyidagaduro abanyamakuru b'imyidagaduro bo
abanyamakuru rero nshobora gusanga nzi bakeya nicyo kibazo. Ariko hari umunyamakuru nkunda ukorera ikiganiro cyitwa ntabwo nibuka cyitwa ngo iki, ariko akora kuri TV1. TV1 bita Loni El Maestro. Ndagusuje cyane ukorana n'uwo bita Zinda. Ndabakunda gukurikirana kiriya kiganiro cyane cyitwa ibaza ukuntu nyibagiye kandi nkunda kugikurikirana cyane. Meruka no kubona kuri Twitter yawe wasabye indirimbo yitwa Never Give Up ya Sama Bond, ariko barayibuze. Zinda na Loni El Maestro sinzongere kubura Never Give Up ya Sama Bond kuri televiziyo yanyu. Ubwo ndabikubwiye kuri TV1 ndabivuze. Mbo bariya banyamakuru ndabakunda. Abandi hanyuma abandi banyamakuru nkunda na mu myidagaduro na aba siporo. Kabera Fils Fidèle kuri TV1, Labini kuri TV1, BFM. Abanyamakuru baho bose ndabemera, ndabakunda. Radio Rwanda rero, Radio Rwanda yo ubundi uretse ama televiziyo ndeba niyo radio Rwanda, niyo radio numva. Andi radio njya numva utari Radio Rwanda. Umunyagihugu mwiza. Twagiye mu ba social influencers, social media influencers. Uriya nikundira Shaddy Boo rero. Shaddy Boo. Umukundira iki Shaddy? Shaddy Boo uri hose. Ntago mvuze ngo mukore. Ubwo ndabazi mutangiye. Ubwo mutangiye kumva nyine ndamufana. Ndagufana Shaddy Boo. Ndaguprefera, ndagufana. Hanyuma undi nkunda undi si Shaddy Boo aribanza Kurikira. Abandi bantu njya nkunda gukurikira baba social media influencers. Abandi hanyuma se tugiye mu movie actors bo mu Rwanda. Papa Savana bamenya. Ese ko ari benshi. Asia. Mvuze Papa Sava bamenya. Asia Ketchup. Ketchup ariko ubwo mvuze Ketchup izinakoresha nabyumvise. Yes, na hano ndi bakina na Ketchup witwa Bijou. Witwa Bijou. Bijou mtoto kwa bamenya Bijou. Ndabona nawe n'abasore bari kumureba ku mafoto. Anyway, hari undi musore uri kuzamuka bita Professor Dimbamo ntawe. Professor Dimbamo rero buriya ni na role model wanjye. Kuki nari mwibagiwe. Ni na role model wanjye niwe watumye nkunda ibintu bijyanye na ku YouTuber. Yanyeretse ko ibintu byose bishoboka Professor Dimbamo. Nabonye ahubwo nigeze ndeba video ya mariage mbona wari na parewe, niyo mpamvu mbikwibukije. Sinzi impamvu umuhungu wawe ziko ngiye umuntu wa mbere ku isi wabaye pare ntarashaka umugore. Ninjye umuntu wa mbere ku isi wabaye pare. Professor Dimbamo agomba kujya buwa mbere kuko Professor Dimbamo ndamwemera cyane nawe. Cyangwa ngo ni kwa kuba umuntu yibagirwa bamubaza ikintu agahera ku by'ahandi. Ni nakwa kundi bavuga ngo wimgerera ku rugi buri ushobora gusanga mu nzu yanjye harimo amatara ataka. Biba ntago ariko bimeze ubu ngubu. Ariko bibaho cyane muri saro yande niho bikunda kugorana, hakunda kuba amatara bataka cyane rimwe na rimwe. Surtout nk'abasiribateri umuntu yinjira mu cyumba ahita ajya kuri. Ninde musiribateri urahanga hariko? Si wowe. Wagize coronavirus yatumye ubukwe bwawe butaba, bivuze ko mariage ushyigikira, ikintu bita marriage ugishyigikira. Do you support gay marriage? Mariage y'abatinganye? No, kubera iki? Impamvu ibyo ntabisupportinga Crezo G ni amahano. Ni amahano kumva umuhungu ngo yakoze mariage n'undi muhungu. Bituma nibaza ku rundi ruhande, Imana niba yararemye umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore nibo bonyine bemerewe kubana ngo babyare, bororoke mu bundi buryo, reka mbivuge gutyo. Wewe umuhungu urabana n'undi muhungu kugira ngo mukore iki? Simbizi ubwo batinganye baraza kutubwira. Valens ntago bakunda. Ninde mutingo mbona utunga urutoki kuri cameraman.
ya ubwo nabakuri iki kiganiro muri rusange okay ntabwo ari umutinganya nama hano rero nubwo afite imisatsi baba ya yes ni myiza ariko si dread se afite utudrede nk'utwaye akamwana yakamwana rero yakamwana ndamukunda cyane nawe aranshimisha ejo nabonye ikiganiro abantu bari agahungu bita kakani kajya ngo cyose ngo cyonywe niba ninde uri ibyo ujya mu mama beef na uri ya King Lewis papa cyangwa uri wundi yitwa Sky to Wara ngo ubundi ngo ibintu byo kuri The Choice ngo bya award ngo hagomba kujyamo Sky to papa cyangwa na yakamwana tu super manager ari mukuru nta baba competition yaza competition ntabwo abantu bakuru bayijyamo no bayijyamo ngo byaguma bavuga ngo umuntu ufite imyaka 35 ntabwo ari buze ko ariko ibintu byose bigira amategeko n'amabwiriza really umuntu wese ateguye ikintu aba afite target y'abana ashaka kuba bagira restriction runaka ntabwo bivuze ko icyo kintu giteguye nabi ufite imyaka ingahe iyo nzi ni 29 Valens w'imyaka 15 wamugira ihe nama niba umwibuka ntabwo agihari aramutse hari nyine wamugira ihe nama azaturuka hese hari abadukurikira bafite imyaka 15 Valens imyaka 15 ubwo n'umuntu twitiranwa ufite imyaka 15 nta kibazo twitiranwa gusa Vale ufite imyaka 15 niba unyumva cyangwa unkurikiye icyo nakubwira cyo nuko ugomba kumenya intego yawe mu buzima uzagira intego uharanire kugira ngo uyigereho ukore ibyagufasha byose kugira ngo uyigereho aho utabashe kwinyuza ushaka abandi bahakunyuza ariko ugere ku cyo ushaka ubwo na Valens Ntirenganya imyaka 15 yumvise ibyo bari kumubwira muri icyo gihe hari igihe kigera umuntu agakora ikintu nawe ubwo akiseka yewe agaseka cyane pe haba hari ikintu wibuka wakoze ubu ngubu wibuka ukiseka ukarafinga ukavuga ati wala shit tout simplement merci kuki mvuze ngo tout simplement merci ugaseka nuko ntekereza ko kitaba ari igisubizo cy'ikibazo nari nkubajije bitumye useka numbwiye tunshubije nabi kubera iki se nawe wasetsa ariko okay nasetse kuko nawe wasetsa okay hari utuntu ko biri kose umuntu baba yaragiye akora yabyumva nawe agaseka impamvu mvuze ngo tout simplement merci ubwo urabizi mvuze tout simplement merci nyine urakoze kumba icyo kibazo nayo ibyo ngibyo ndumva nta kindi kuseka ushaka iki ushaka ko nguha iki igisubizo ubundi wasubije ikibazo nakubajije ntacyo nigeze nkora okay uretse ubuzima bwa ku ishuri se nyine bwari funny kuri wowe nta kindi gihe byabumva kiri funniest kuri wowe uretse ubuzima bw'ishuri ubuzima bwanjye buri gihe buba buri funny ya hari buba buri funny kuko hari n'umuntu ujya umbaza ubundi ni ryari uba warakaye nkagerageza kumwereka narakaye okay tunibutse ko ibi ni ibibazo biri general question turi kukubaza ngumva narakaye so urumva rero uramutse uri Imana ni iki kintu wakorera isi ntago naba Imana Crezo G ntago bishoboka nyine tuvuge kuba Imana nafata abantu bari ku isi bose ibyaha bakoze nkabibakuraho ubundi nkabareka bakiberaho budapfa you do believe in sins wizera ko ibyaha bibaho ibyaha bibaho nawe gicumura cyane hari imbaraga zidasanzwe uba wumva ukeneye kugira like being a super power uri super power bya danger izo mbaraga ni nk'izihe izo mbaraga njye nzifuza uzi imbaraga mba numva nshaka ntago nshaka kuguruka ngita imbaraga mbyita ubushobozi mba numva nshaka ubushobozi bwo gufasha umuntu wese ubashije kungeraho ngo yenda tuvuge niba ari umuntu ufite ikibazo hariya akabasha kungeraho wenda singiye kumwihigira cyangwa ngo ngire imbaraga zo kwereka umuntu ukeneye ikintu runaka ariko wa muntu ubashije kungeraho nsaba serivisi runaka nkahita mufasha icyo ashaka ko mufasha kandi nkagikemura urakoze cyane
reka twizere ko Imana izagufasha kandi ikabibona. Imana unyumve. Bigusabye mu izina rya nde ya Yesu. Niye hantu mu buzima bwawe bwashize ujya wifuza gusubira? Naho nta hantu wifuza gusubira mu buzima bwanjye hahise. Nta nawe wifuza ko habugarukira ukavuga ngo iki gihe nari nkirimo nongeye kugaruka mu kindi gihe nk'iki? No, ntaho nifuza kuko ibihe ndimo byiza ni ibingibi. Ibyo ndimo ubu ngubu nibyo numva nifuza kuzageraho kera. Hanyuma se wakora icyo uramutse ufite time machine? Ikintu gituma nsubiza ibihe inyuma sha mana yanjye COVID-19 nashaka ukuntu igihe yabayeho ngikuraho cyose nyine ibihe bya COVID bikavaho. Ibihe bya COVID bikavaho. COVID banza muhuye wayiceka uzi COVID ari nk'umuntu tugahura kanicecekere. Ari akantu uvuze COVID bitanibuka umunsi amavuba atsinda hari umuntu wapostinze ngo uziko naraye numva abantu basakuza nkagira ngo COVID bayifashe. No, ariya kuri kino gihe cyo ejo bundi habaye nk'agashya. Kari nk'agashya kubera ko nabyite bidasanzwe, nanone nta nashyigikira basohotse kuko babonaga bikabije. Nabonye nk'ibice by'inyamirambo byari ibintu bibi cyane. Bapanda mu modoka bagera gute birukanka. Ni byiza kwishima, nanjye aho narindi narishimye navugije induru ariko nayivugirije mu nzu. Hanyuma se buriya twavuga ko abantu ejo babonetse 2539 bifite basohotse. Ntabwo ari ibyo iriya mibare ashobora kuba bayishyizeho bibeshye. Nabonye imibare ya nyayo ari 281 ahari. Urakoze. Ibaze Valens Ntirenganya ahinduwe ifi. Karabaye. Zitekereza. Yona ya mizifi. Ubaye ifi wakora iki? Bayifi. Tubize ko ntago nabayo, ntago byakunda ko mbifi. Nakunda ko ifi. Byakunda gute? Imagine nyine uri ifi. Najya mu mazi nk'inywera tu, nkarya n'utudugo duto. Kirira. Nkirira. Uri ifi bivuze ngo niba warya utudugo duto ubaye ifi wakwifuza kuba cya barene. Aya. Nta mbo urebye nta fi nakwifuza kubayo. Kubera ko byose barabirya. Ubu mbaye ifi nabagafi gato nabikinini byazanjye. Kereka mbashije kuba yafi nyine izaga mu mazi nta muntu uzaza ngo ayirobe ikiberaho nyine tu. Tubizanye mu buzima busanzwe bivuze ko wifuza kubaho budapfa. Ibyo bintu ndamutse mbibonye nabyemera ta. Mwene uzapfa. Nzapfa, umuntu wese azapfa. Okay, uzaharanire kudapfa kuko njye sinzapfa. Ntabwo nzapfa. Kubera ko ibintu turi kuvuga ntabwo Papa Savane nigeze numva avuga ngo mu ijuru uziko mu ijuru ngo batazajya banarya amani. Really sir? Ngo abantu bose bazajya ngo bamusigira harya namaki alimentation n'amabusheri. Ajya yirira. Nawe rero uzasigare ku isubyirire ndabiguhariye. Hari ikintu bita pets. Pets. Imbwa. Pets ntabwo ari imbwa buri. Pets ni utunyamaswa wawe. Tunyamaswa dutoya. Ujya utekereza kuri nk'iyihe pet? Nyine mvuge ngo ndi imbwa cyangwa ndi inkoko. Ntabwo ndi pet, njye ntabwo ndi pet. Ndi umuntu. Inyamaswa ukunda se ni iyihe basi? Inka. Uyifundira iki? Ko bayikama ikaduha amata tukinywera n'inyama. Baze turya n'inyama. Okay. So imagine rero kuri CEO wa business cyangwa se mu ruganda ukora umusaruro uturutse ku nka. Nibihe bintu bitatu waje checkinga buri gitondo ukujye gutangira akazi? Icyambere no kubanza nkaza nkareba ko inka zange zose zihari. Nta nimwe yavuyemo. Ngiza nkareba ko izihari ari nzima nta bibazo zifite ibyo kurya, katsi n'amazi. Zifite imiti ya ngombwa. Ya nibyo. Okay. Reka tuvuge ko uyu munsi wafashe telefone yawe cyangwa laptop yawe. Ni iki kintu cya nyuma wakuguriye?
kuri ngugoringa kuri Google na gukoresha internet n'ikintu cyane wakoresheje research kandi nabikoze kanibuka ikintu na Google wajya kugishaka muri telefone se nkagire oye ikibazo nabangiye kireba nta kibazo kandebe kuri Google hageze umuntu asabona historique y'ibintu ya Google inzera ya Google inze abona historique kuri Google kuri Google nashatse iki nashatse uramfatishije man uziko uzi ikintu nashatse so kubera ko nari nzi ko urampa interview numvaga nanjye hari ibibazo ndi bukubaze byanze bikunze uretse ko nahise nyine ngira imbogamizi utuma ntabishaka cyane nashatse ngo funny questions to ask a friend when bored so numvaga nanjye ko biri kose ndi bugire ibibazo ndi bukubaza ariko ntago nabishatse ariko nicyo kintu cya nyuma na Google inze tu bivuze ko Google ni ikintu kigufasha Google ni umuterankunga mu by'ubwenge okay ni iki kintu wizera cyangwa wemera ariko abandi bantu benshi batemera mutumvaho abantu benshi kimwe ariko ukabutemera kandi ukizera kinemera kandi ntizera I mean abandi bantu batizera biragoye ko namenya ikintu abandi bantu batizera kuko ibyo nzi nizera harimo na benshi tubyumva kimwe tubyizera kimwe hanyuma se iyo bibaye ngombwa kutemeranywa n'umuntu ku kintu runaka byitwara mute ikintu cya mbere nuko kugira ngo ntemeranywa numve ko ntemeranywa n'umuntu ku kintu runaka kuko tuba twageze argument runaka tukavuga tukasharinga ariko tugiye kuba ntakemeranwa naho we ntakemeranwaho nawe icyo gihe ntabwo bivuze yuko ari wrong cyangwa se ngende wrong icya mbere iyo mbonye byanze ibyo nemera ndabifureba ibyo ntemera nkabitumura ubuzima bugakomeza okay hari igihe wari wabeshya ugira ngo wirengere cyangwa urengere inshuti yes narabeshye njya mbikora wumva umeze utese muri ba akenshi iyo ubeshye kugira ngo urengere inshuti cyangwa se wirengere akenshi bifata nkaho nta nikosa wakoze kubera ko byaba se bishatse kuvuga ko kubeshya atari ikibazo ahubwo umusaruro uturuka mu kubeshya ariwo kibazo cyangwa nuko kubeshya ubwabyo ni ikibazo kubeshya ni ikibazo kubera ko wabundi ubeshye byanze bikunze ntago mpamya ko reka mvuge ngo iyo umubwiza ukuri hari ikindi kintu wenda yari gukuramo mu buryo runaka ariko kubera ko umubeshye afite n'ikindi kintu akuyemo mu kinyoma cyawe niba wenda natorotse ishuri ndi umunyeshuri ndagiye nyweye inzoga natorokanye na bagenzi banjye babiri urumva baramfashe njyewe bakambaza wari kumwe nande nkavuga narindi ngiye nyine rwose nagiye ngo ngiye nyine bagenzi banjye bagaca ku ruhande bakinjira mu by'ukuri barampana kandi mu kumpana uko biri kose hari isomo ndi bukuremo rya somo nari gukuramo bantumye umubyeyi cyangwa se bankuye amanota ya discipline wenda umwaka uranashize baranyirukanye babagenzi banjye icyo kintu ntago bazagifata serious nkuko nge byambayeho ngo mbe abe yaherezwa hamwe abagenzi be bandi avuga ati iki kintu ni kibi kubera ko ikintu nk'iki cyambayeho hari icyo umwimye ariko nanone hari ikindi wamukijije yes bivuze ngo ariko hagati aho hagati y'icyo wamwimye n'icyo wamukijije hari ikintu cyagombaga kumugira akamaro kuruta ikindi mu by'ukuri hari gusubiza iyi maso nyuma ukavuga uti kuba nta kimwimye ko biri kose bifite akamaro byamugiriye kuko yanyigiyeho ko banyirukanye yaba iyo bamufata bari kumwirukana azavuga ati mugenzi wanjye baramwirukanye nanjye ibintu reka mbere ariko wabeshye tudusa nk'abajya kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kuri Vandy Motivations turaganira tukungurana ibitekerezo tukiga tugafashanya Valens turashaka udusangize expertise ufite mu bintu bijyanye na management ya non-government organizations mujya gutangira Edified Generation Rwanda
byaje bite nuko mwari mufite capacity ihagije ndavuga financier mukabona amafaranga ari kubabana menshi mukavuga ngo reka dukore umuryango waratuye twizwa kwihera abantu amafaranga nuko mwabonaga ari ikibazo kiri muri community cyangwa muri societe mushaka gukora ese hari imbogamizi muhura nazo muri edified hari kugeza donc ni iki watubwira kuri ibyo bikorwa by'urukundo mukora binyuze mu muryango? Urakoze cyane. Ikintu cya mbere nakubwira mbwira n'abandi muri rusange nuko warumbajije ngo tujya gukora edified generation. Of course ni no organisation umuryango ya miryango bavuga imiryango itegamiye kuri leta ukora ibikorwa bitandukanye byo gufasha abababaye mu buryo runaka bitewe n'ubushobozi buhari mu burezi no mu yindi mishinga itandukanye ishobora kugira ingaruka nziza ku baturarwanda se cyangwa n'abandi bantu b'abagenerwa bikorwa. Hanyuma rero kuba twarawushinze nta garuka dufite ubushobozi bwinshi, ngire ngo n'abandi babyumve yenda hari n'isomo bakuramo. Ikintu cyose ukoze wumva ko ufite intego ushaka kugeraho, ufite ibintu bikeya ushobora kubiheraho, ufite byinshi nabwo ushobora kubiheraho. Birumvikana ko ufite byinshi nabwo azatangira nk'ufite bikeya. Ikintu cya mbere twagendeyeho tujya kubikora, ntabwo nari njyenyine ndi kumwe n'abagenzi banjye, nuko twabanje twarebye ibibazo biri muri society. Tumaze kureba ibibazo bihari ntabwo wabikemura byose birumvikana, ariko ushobora gushyiraho uruhare rwawe rutoya cyane kugira ngo ugire ibyo ukemura, ufashe societe kwiteza imbere, ufashe abababaye, wubake n'igihugu muri rusange. Iyo rero wamaze kumva ko icyo kintu ari cyo ukeneye gukora, ugashaka n'uburyo wagikoramo kandi ukabubona ukasanga ni bukeya, uravuga uti ko mfite ubushobozi bukeya, noneho ni gute nawusaranganya kugira ngo nkemure ibi bibazo. Niyo handi uvuga ngo okay, ntabwo ndi bushinga umuryango ni njyenyine, kubera ko niba kuwushinga binsaba ibyangombwa byinshi, ibintu byinshi biri bunsabe kugira ngo mbikore, ntabwo ndi bubone. Ndashaka abagenzi banjye 1 2 3 4 5. Niba kubera ko mwitangira ibintu byose biragoreye uri gutangira, niba wavaga ahangaha ujya mu mujyi uteze, uko biri kose n'ujya muri ibyo bintu hari igihe yatike nayo izagushirana no kugenda n'amaguru ukananirwa. Ariko kubera ko hari wa mugenzi wundi muri kumwe mufatanyije, nimufatanya inshuro bagomba kujya mu mujyi, umwe azazigenda cyangwa se ndazigende, cyangwa se nunanirwa agusapotinge mu bundi buryo. Bivuze ngo ntago ari ngombwa ko ufite ibintu byinshi ngo bihere, kuko nakubwira ko tujya kubutangira nta nubwo twari tuvuga ngo iyo ujya gutangira ikintu ntago twari dufite amafaranga menshi. Icyo ni icyambere, kubera ko ndabyibuka twahuye n'imvune nyinshi cyane, kugenda n'amaguru, kuvunika. N'igihe wagendaga n'amaguru imvura ikakunyagira kugama aho ugeze, rimwe na rimwe ugasanga i Kigali yagufatira nk'Inyarutarama nyine no kujya munsi y'ibiti cyangwa ugakomeza inzira ukagenda. Ibyo bintu byagiye bitubaho cyane, ariko kuba byaratubagaho. Ikindi twari n'abanyeshuri, twabitangiye turi abanyeshuri. Uruzi umunyeshuri ga muri kaminuza aradependinga kuri bourse nayiza nabi cyangwa se zitinze, ariko kajya kuvuga ati reka nizirike ku kintu nk'iki ngiki, kubera ko ntago ndi kubona impact yacyo muri uyu mwaka cyangwa imyaka 2 iri imbere, ahubwo ndayibona mu myaka 30 iri imbere. Ningitangira kubera ko ntari njyenyine, ningeraho nkananirwa abandi bagakomeza, uko biri kose mu myaka 30 cyangwa 40 kizaba cyarabaye nka cya kintu kinini nigiyeho. Hanyuma se izo mbogamizi zose uvuga mwagiye munyuramo, rimwe kubura ubushobozi, ntekereza ko amaorganisation yatangiye n'igihe baho imbogamizi z'imyumvire ku bafatanyabikorwa cy'abagenerwa bikorwa. Mwakoze iki kugira ngo murwane nazo mugere ku nsinzi? Niba ngo muyifite muratubwire wenda icyo mumaze kugeraho. Donc hari ibibazo mwanyuzemo, hari inzira mwaciye zituma mubivamo bibagera, izo nzira mwaciye zituma mugera ku kintu runaka. Izo mbogamizi zose twahuye nazo, ari iz'imyumvire,
imyumvire irakaba imyumvire ariko noneho ntikaba imyumvire ku bantu muri kumwe muri team kandi mwafatanyije gutangiza ibintu, hakaba imyumvire ku ba societe, ku bagenerwabikorwa mu bishaka gufasha, hakaba imyumvire ku bafatanyabikorwa. Iyo myumvire yose tugenda twagiye duhura nayo, bikaba bibi cyane. Noneho imyumvire mibi iturutse hagati yanyu mwebwe ubwanyu, aho ngaho niho bigoranira. Niba ngewe na Samuel cyangwa se n'undi muntu dutangije company icuruza amatunda, noneho nge nagusiga ku matunda ucuruje, nkaza nkavuga nta matunda wayariye, nkaza nkavuga nti cyangwa wayatangiye ubuntu kandi twagombaga kuyacuruza, mugatangira kutumvikana gutyo, biba byamaze gupfa. Iyo byamaze gupfa gutyo rero biba byoroshye ko n'aya matunda noneho muhagarika kuyacuruza, naho mwayaranguraga. Ubwo ni ukuvuga ntago muri abamukigiyeyo, bamwe bazaga kubagurira nabo barayahombye, ntabwo bazongera kubona ayo matunda, ugasanga atangiye kuzamo ibibazo nk'ibyo. Birashoboka, bibaho, ariko nicyo noneho leadership skills ziberaho, nicyo kwigira ku bandi cyangwa kwiga kuyobora biberaho. Iyo ikibazo nk'icyo kije, ni ukuvuga mushaka uburyo mugitunganya hagati yanyu mwembi, cyangwa se mukifashisha abandi. Noneho hari igihe byoroha, iyo byoroshye harimo giving up, akahita ava kamyite kuva ku bintu. Niba imyumvire yanjye idahura n'iyawe, hari ukuntu muvuga ati no, reka imyumvire yuriya nyireke, ibi mbivuyemo ndabona ntanabishobora. Mu by'ukuri yari imyumvire yawe, bitavuze ko ariyo realite. Ugahita giving up, ukavuga ngo wa wundi uzi ko afite ukuri ntabwo azapfa kuva ku kintu gutyo gusa byoroshye, ahubwo wa wundi n'ubundi usanga ugenda bigura intege, bizaba byoroshye cyane ko ahita avuga ngo reka nigendere, ibintu ntago nabishobora, sinabyiviramo. Icyo bigenze gutyo biroroha, byorohera wundi usigaye kuvuga okay, uriya myumvire mibavuyeho, noneho reka nshake uburyo ngewe hahandi twafatanyaga kugira ngo mpagere. Niba ntashoboye kuhagenda ngiye nyine, nshaka undi dufatanye kugenda kuri ya maeskaliye kugira ngo tugire ku kintu runaka dushaka. Aho ni ku ruhande rumwe. None iyo hajemo imyumvire y'ababeneficiaire, abagenerwabikorwa, mwacuruzaga amatunda, bamwe baragenda bavuga ati uriya muntu acuruza amatunda meza, undi avuga uriya muntu acuruza amatunda mabi, undi avuga uriya muntu arahenda, uriya muntu acuruza ibintu ku buryo buhendutse. Icyo gihe rero biragoye bo kuba managinga, kubera ko akenshi nta nubwo bimenya, ntabwo baza ngo bibikubwire, bagenda. Ariko aho ngaho mbivuze mu buryo bw'umugenerwabikorwa bitandukanye. Noneho natwe nka organization, kubera ko tutari bucuruze, uwo dushyiriye ibintu agomba kubyakira uko tubimuhaye, kubera ko tuba tumugenera, ntabwo ari buza kudusaba ibyo ashaka. Ahanini tuba tumugenera, turi ikibazo gihari tukabikemura, aho ngaho ntabwo biba bigoranye cyane. Ikindi kibazo gishobora kuba iyo bije ku mufatanyabikorwa cyangwa se umuterankunga, ariko uretse ko bitajya bitubaho, ntabwo bigeze bitubaho, kubera ko ibintu tuba dukora biba bigaragara, biba bifite proof, bigaragara na impact igaragara, ku buryo umuterankunga atavuga ngo ntabwo nizeye ibyo uri gukora. Akenshi ajya no kugufasha ari uko yamaze kubona neza ibyo uri gukora ko bifite umurongo muzima. Yes. Ubu mumaze kugera ku kirero, nyuma y'izo mbogamizi zose muhura nazo mukarwana, Edify Generation ntego yayo mubona igerwaho cyane. Intego igerwaho kuko dufite ibikorwa byinshi, imishinga myinshi itandukanye, ntago ndi buyirondore ngo n'uyu, kuko ugiye no kuri website yacu wabibona byinshi, amaraporo menshi aba hari ibikorwa tuba twaragiye dukora, kandi nabo tubikorera tukabona feedback yabo ko bishimye, ko bameze neza. Tunategura n'ibindi akenshi cyane, feedback akenshi niyo utayikora ku ba beneficiaire, ahubwo ukayikora ku bafatanyabikorwa. Umufatanyabikorwa iyo muri iki cyo wakoze akakibona, akongera akagufasha, bivuze ngo byanze bikunze bituvuga ati ibintu biri kugenda neza. So ni byiza cyane, mujye mukomeza mushyiremo imbaraga, mufashe urubyiruko rw'Abanyarwanda, mufashe igihugu muri rusange. Dusoreza ku bibazo bikurikira, biri fani cyangwa se biri general, bidagusaba gutekereza cyane. Ikibazo cya mbere, umuntu wakoze amafaranga bamuhembye iki? Ibiryo. None ngo bamuhembye ushobora kuba reka uzise, ariko njye numva ari ibiryo.
impamvu bamuhembye ibiryo shaka ukunda ibiryo wa mugabo ndamaze okay nta muntu udakunda ibiryo impamvu bamuhembye ibiryo icyo gihe ndabyibuka yaraje nyine ndabitekereza ndabyibuka yaraje yirirwa ku kazi ari gukora amafaranga ntiyabona umwanya wo kujya kurya icyo gihe nyine baramugaburira arataha ko yari yakoze tumva ari byashoboka ubwo abadukurikiye baraza kwandika muri comment batubwira uko babyumva dufite ikarita y'isi umuntu wayishushanyije yarahagaze ikinyinya niho tuye niho ntuye yarahagaze ikinyinya none se ubundi ibibazo bifite ukuri kwabyo turabona ibisubizo muri comment muduhe ibisubizo byanyu hanyuma se Imana ko yaremye isi n'ijuru ubu ngubu ikaba ituye mu ijuru bivuze ko mbere y'uko iharema mbere y'uko irema ijuru n'isi yari iri kurumva baratubwira Imana yaremye ijuru n'isi ubu ituye mu ijuru niko batubwira yabiremye ibahe mbere y'uko Imana irema isi n'ijuru yari iri yabaga muri ghetto ituye he mu isanzure nabyo yarabiremye nabyo yarabiremye niho yari ituye rero nese ubundi uri bumpakanye hari ubwo ufite ahandi wombwira muri Bibiliya batubwira ko Yezu yazuye Lazaro Lazaro yapfuye Yezu aramuzura asanze Mariya na Marita bashiki be bari kurira Lazaro yasubiye ikuzimu yongeye gupfa niba yarapfuye uwo muzuko Yezu kumuzura Yezu yarakoze byari byiki kwari kugira ngo yereka ahereza abantu urugero yuko ashobora kuzura n'abapfuye ni byose kwari kugira ngo agaragaze ububasha bwe ku isi none se muri Bibiliya nanone baratubwira ngo ntugasambane barangiza bakatubwira ngo ibyaremwe byose byaremwe n'Imana ni nayo igenga byose inanashobora byose nese kukibuza abantu gukora ibyo kandi yararemye kubishaka ngo usubiramo numve muri Bibiliya yavuga ngo ntugasambane byaremwe n'Imana sibyo ariko nanone bakatubwira ko biri ari ijambo ry'Imana ari naryo ribuza abantu gusambana kandi Imana yaremye gushaka iki kubishaka nyine ibikize uko yaremye byose yaremye gushaka iki gusambana yaremye kubishaka kuki babituza kandi Imana yaremye kubishaka ni icyaha neza Imana yaremye icyaha cyaje ku isi kizanywe na Adamu na Eva si abantu ba mbere bakoze icyaha ntabwo ariko niba Imana yavumye ituma none dutangira turaza kubivuga mu kiganiro gitaha kiyobokamana kadushimire abari bakurikiye Vanti Motivations aka nakagaruka ariko mbere yuko turekura umutumirwa wacu kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda za Vanti Motivations gira ubutumwa ugenera abagukurikiye urubyiruko muri rusange unababwira uburyo bakubona imboga nkoranyambaga ukoresha kuko ari nk'ushaka gukenera ibindi bitekerezo byagutse kuri ibi ngibi akaba yagukenera then nadusabira abantu kudukorera hahandi mungata murakoze cyane icyo nasaba abantu bose bankurikiye ni ugukurikira iki kiganiro kukireba kuva gitangira gisoje ibyo mukeneye byose murabisangamo birimo hanyuma ikindi abakeneye kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter amazina nkoresha ni Valens Ntirenganya ariko handle ni Vanti Motivations kuri Facebook ni Ntirenganya Valens Vanti Motivations n'ubundi kuri Instagram naho nuko kuri YouTube Vanti Motivations mugende mukande subscribe kuri Vanti Motivations mukande no kuri ako kantu kaba kariho kameze nk'inzogera ku ruhande kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku munsi murakoze cyane Crezo G abari badukurikiye rero barakoze ikiganiro nakagaruka mu kanya turaje tubahe ibintu byinshi cyane komeze mudukurikire kuri Vanti Motivations mukanda subscribe musharinge mukomentinge muri tweetinge ibintu byose bibe ari ubutamu ibitekerezo byanyu turabikeneye
naho mubona dukwiye kwimprovinga. Turabakunda cyane. Yuko tugenda ndashaka guhereza umunyamakuru nanjye akazamini gatoya. Cameraman uzuminge hafi y'iminwa. Iminwa yande Yawe ni yanjye. Nshaka yabireba iyo muna okay. Yo gukobana ikintu bita gukobana no kugira gute. Bikuramo rinete kugira ngo babibone. Ushaka uko byireba muri kamera nyine. Ushaka umuntu ugira ngo ubundi buryo buryo. Ubundi buryo nubwo gasohora ururimi nk'umwe. Kumwaza iyo bavuze ngo kumwaza umuntu no kugira gute. No kumusebya. Kumu nyine bikoreye mu buryo bwa facial expression turi. Ntabwo nabishobora none ko ntawe ndaba. Kumwaza. Okay, no kumwaza. Ngaho we mwaza. Hanyuma iyo okay. Guhema umuntu. Guhemana iyo bavuze guhenga umuntu ari kuguhema abakugize gute? Ari kwicira akajisho. Kuko no kwica akajisho nyine guhemana. Ni kwica akajisho nyine ndaguhema. Okay. Noneho ku munwa twagiye. Gira gutya. Guhemana no kugira gutya. Ngo bikore. Abikora bateze. Twagiye murakoze cyane bari umutumirwa mfite nakanda uraza ukampa ikizami naguhemye.